Uko bisanzwe dutangira mu izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala we ushobora byose, we ukwiye gusingizwa no guhimbazwa uko bukeye uko bwije, uko umunsi uhise undi ukaza. Ndahamya ko nta wundi ukwiriwe kuramywa uretse Imana yo mugengo byose ishobora byose. Bavandimwe munkurikiye muri ahantu hatandukanye, nagira ngo tuzukure isomo ryacu turi kwiga ry'imyemerere ya islamu. Igitabo turi kwifashisha kikaba ari gitabo Tawhid. Uyu munsi ndabasobanurira ibijyanye na kitabu Tawhid n'umwanditsi wacyo, hanyuma turebe n'ibindi bitabo twifashisha mu gusobanura iki gitabo byagiye bisobanura icyo gitabo cya Tawhid. Bidatinze, ubundi igitabo cya Tawhid mu ngano yacyo ni iyi ngiyi. Iyi niyo kitabu Tawhid. Iki nicyo gitabo cya Tawhid, cyangwa se niyo nkoranya magambo ya Tawhid. Ni ukuvuga ngo ni icyo gikubiyemo inyigisho za Tawhid, cyanditswe na Muhamad bin Abdul Wahab. Uyu Muhamad bin Abdul Wahab akaba yarabayeho mu kinyejana cya 12 cya Hijriyah, mu mwaka w'igihumbi 115. Yaje kwitaba Imana mu mwaka w'igihumbi 206 Hijriyah. Ni ukuvuga ngo yabayeho mu kinyejana cya 12 ndetse yitaba Imana mu ntangiriro z'ikinyejana cya 13 Hijriyah, umwaka wa Hijriyah. Uyu Muhamad bin Abdul Wahab akaba umuntu wanditse iki gitabo cya Tawhid, acyandikana ubwitonzi, acyandika kubera Imana, maze igitabo cye kigira akamaro kugeza ubu turi mwaka w'igihumbi 400 n'imisago. Urumva ibinyejana bitambutse, imyaka irenga hafi 400, igitabo kigikorerwa tahqiq, ivugururwa cyangwa se kigisobanurwa. Abagisobanuye ibitabo bye bikagenda bikorerwa ivugururwa. Ndaza kubereka ibitabo bigisobanura. Ubundi iyi kitabu Tawhid yandikwa n'abantu bagiye batandukanye, ariko badahinduye inyandiko zari ziri mu mwimerere w'igitabo cya Muhamad bin Abdul Wahab. Hano dufite ikindi gitabo cyitwa Majmu'atu at-Tawhid. Iyi Majmu'atu at-Tawhid irimo ibitabo byagiye byandikwa na Sheikh al-Islam Muhamad bin Abdul Wahab. Iyi Majmu'atu at-Tawhid ikusanyije ibitabo bya Tawhid nyine byanditswe na Muhamad bin Abdul Wahab. Ikindi ntakwibagirwa kubwira ko Muhamad bin Abdul Wahab yandika kitabu Tawhid yayihaye abwab. Buri gitabo burya kigira bab. Kitabu Tawhid ifite abwab 66. Ifite abwab 60 zingahe? 66. Hanyuma ikagira na faharisi. Faharisi ni amashakiro. Ni ukuvuga ngo iki gitabo cya Muhamad bin Abdul Wahab rahimahullah yagihaye abwab. Batazi abwab ni chapitre mu Kinyarwanda ni imitwe. Gifite imitwe 66. Gikurikije uburyo bw'amategeko y'imyandikire nk'uko mukibona. Iyi page ya mbere itangirwa na bismillahir rahmanir rahim. Page ya kabiri ikazaho huquq جميع حقوق الطبعة محفوظة. يعني الطبعة الأولى، يعني الطبعة يامبر. وكم وانا مرونا كو إي أري الطبعة
ya mbere. Hakaza noneho ismul kitab na sahibul kitab na waqti zamani tarikh hayatu wa hakaza noneho na imprimori y'igicapishe hano hasi. Kitabu Tawhid, izina ryacyo ngiyi ni titre y'izina, yahisemo izina igitabo, yahitemo izina rya Tawhid. Hanyuma umwanditsi w'igitabo ni Sheikh al-Islam al-Imam Muhamad bin Abdul Wahab, yavukiye mu mwaka w'1115 kugeza mu mwaka w'1206 Hijriyah. Noneho imprimori ni iri hasi, imprimori Dar bin Hazim. Hano hari incamake y'umwanditsi w'igitabo, amateka ye, incamake y'ubuzima bwe. Tuzabire gutaha, ntabwo ndi bubijyemo uyu munsi. Rakomeza karangira kuri page ya 8. Kuri page ya 9 hariho impamvu yamuteye kwandika kino gitabo, no gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko mubizi, no gushimira abagiye bamufasha. Nyuma yaho ashimira Allah, akanasingiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Noneho hagatangira kitabu Tawhid. Iyi ni kitabu, atangira avuga kuri kitabu mu page ebyiri za gatabo ubona aha ngaha kugera kuri 16. Noneho hakaza abwabul kitab, chapters z'ibitabo. Urabona babu ya mbere, babu bayan fadl tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Gakomeza hakaza babu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-janna bighayri hisab. Ugakomeza abwab hano muri faharis mu mashakiro, niho bakugaragariza abwab zose muri rusange kugeza kuri babu ya 66. Izi ni abwab ndimo kugenda mpinduranya, izi ni chapitre z'iki gitabo ziri hano mu mashakiro nkuko muri kugenda mubibona. Babu ya nyuma ni babu majaa fi qawli llahi ta'ala wa ma qaddarullaha haqqa qadrihi. Rero iyi ni kitabu Tawhid, haba nakugira inama yo kuyisoma aho uri hose, ukagira ubumenyi kuri Tawhid, kuri dunia. Ibitabo nkuko mukweretse, ni ibitabo by'ingenzi kuri wa muntu ushaka kumenya Tawhid. Twese nk'abayisilamu dusobanukirwe idini yacu.